Reka nongere ngushimire wowe wahisemo kubana natwe uyu munsi kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Uyu munsi nkaba nabateguriye ingingo nziza cyane ivuga ku butaka, aho ivuga ku kintu cy'ingenzi buri muntu wese ugiye kugura ubutaka yagakwiye kwitaho kurusha ibindi mbere yuko agura ubutaka. Ushobora kugura ubutaka ukabugura bwanditse ku mazina y'umuntu. Urugero, niba ugiye kugura ubutaka na Uwingabire Marie Claire, ugasanga ubutaka bwanditse kuri Uwingabire Marie Claire, bumwanditseho, urumva wowe ujya kugura ugasanga bwa butaka nta madeni bufite, ugasanga ubutaka bumwanditseho, nta bindi bibazo, ntabwo ubutaka buri mu rubanza, wowe uzaba ugiye kugura ubwo butaka uzumva ko wujuje ibisabwa kugira ngo ugure ubutaka, kandi siko bimeze. Rero hano muri uyu mugoroba, iki kiganiro gikoze nimugoroba kuko numvaga abantu mukwiye kumenya bino bintu, kuko byari bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane, kuko bimwe mu bibazo byagendaga bikunda kuza mu buzima bwo hanze hari harimo ibibazo by'ubutaka, aho usanga umuntu agurisha undi ubutaka buri ku mazina ye, mu by'ukuri wa wundi waguze akaba yakwaka ubwo butaka ndetse bikamuviramo no kubuhomba. Ni nayo mpamvu uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku ngingo imwe gusa, kivuga ku kintu cya mbere cy'ingenzi kirusha ibindi byose imbaraga, ingufu n'uburemere umuntu ugiye kugura ubutaka yagakwiye kubanza gusuzuma mbere y'uko agura ubutaka. Murabizi neza n'abakora ibiganiro bigiye bitandukanye bijyanye n'ubutaka, icyo wakora, ibintu bitatu wakora mbere yo kugura ubutaka, n'ibindi bintu birindwi ukwiye kwitondera mbere yo kugura ubutaka. Ariko uyu munsi nkuzaniye ikintu kimwe cyonyine kiruta ibindi wowe ugiye kugura ubutaka ukwiye kwitondera mbere y'uko ugura ubutaka. Niyo mpamvu niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, ndagusaba gukanda subscribe, like ndetse no kuriyongera notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye bijyanye n'amategeko tubahereza. Reka twongere dusubire mu kanya tureba cya kintu kimwe cy'ingenzi umuntu wese ugiye kugura ubutaka yagakwiye kwitondera mbere y'uko agura ubutaka. Tudatinze, njye ugiye kubahereza kino kiganiro, amazina yanjye Cyubahiro François Elvis, nkaba ndi umunyamategeko. Uyu munsi nkaba ngiye kubabwira ikintu kimwe cy'ingenzi wowe munyarwanda, wowe muntu uri gukurikira iki kiganiro ukwiye kwitondera ndetse ukabanza kwigengeseraho mbere y'uko ugura ubutaka. Ushobora kugura ubutaka ugasanga ubutaka bwanditse ku mazina y'umuntu, mu by'ukuri akugurisha ubutaka bwanditse ku mazina yanjye Cyubahiro Elvis. Namara kugurisha ubwo butaka ugasuzuma ugasanga nta madeni ntibwatanzwe ingwate, nta birarane by'amazi, nta birarane by'imisoro, ugasanga ibintu byose ni amahoro. Ariko ubwo butaka narabyiyandikishijeho mu buryo bw'amanyanga. Aho niho ikibazo kivukira. Uyu munsi kugira ngo mbasobanurire kino kintu, ngiye kubasobanurira nkoresheje case, nkoresheje ikirego nzi cyabaye mu minsi yashize. Umugabo n'umugore barabanye, babana mu buryo butemewe n'amategeko. Iyo bavuze uburyo butemewe n'amategeko, ni kwa kundi abantu bashobora kubana batarasezeranye. Babana batarasezeranye, babyarana abana babiri, babyarana umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu. Ariko mu by'ukuri uwo mugabo ntabwo yigeze amara igihe kinini. Akimara kubyara umwana w'umukobwa yaje kwitaba Imana, aragenda, hasigara umwana w'umukobwa, hasigara n'umwana w'umuhungu. Icyo gihe mama wabo yaragiye ajya gushaka undi mugabo, aragenda. Urumva leta iraza. Tutaragera aho ngaho kuri leta, urumva aho nari mbagereje inkuru, umugabo n'umugore barabanye mu buryo butemewe n'amategeko, babyarana abana babiri, umuhungu n'umukobwa.
Mu kubyarana abana babiri uwo mugabo yaje kuragwa imitungo y'iwabo. Uwo mugabo niwe wari wenyine mu muryango aragwa imitungo y'iwabo. Urumva yitaba Imana abana bakiri batoya. Abana bakiri batoya nibwo mama wabo yaje kwigira inama, aravuga ngo leta hari ibihe byageze leta igatangira kubarura imitungo ku bantu. Icyo gihe rero mama w'abo bana yibaruje ya mitungo yasizwe na wa mugabo batashyingiranwe, ayibaruzaho, iyo mitungo ijya ku mazina ye. Iyo mitungo mu kujya ku mazina ye yari imitungo imirima 5 n'ishyamba. Iyo mitungo ikimara kujya ku mazina ye, icyabayeho n'iki? Urumva iyo mitungo yahise ibihe. Iyo mitungo yiyandikishijeho mu buryo butemewe n'amategeko, kuko amategeko agena uburyo izungura rikorwamo. Amategeko yacu y'u Rwanda twese turabizi ko agena uburyo izungura rikorwamo. Nk'iyo urebye mu ngingo ya 374 y'itegeko ry'abantu n'umuryango, igena urutonde rw'abazungura bahoraho, aho ivuga ko iteganya uburyo izungura rikorwamo bihereye ku bantu bo hejuru kugeza hasi. Kandi mu by'ukuri muri rutonde rw'izungura, buri rutonde rushobora kuzitira urundi rutonde igihe hari abakiriho, ntabwo abandi batarukwa ngo bazungure. Mu zungura hakurikizwa abantu ba mbere ni abana ba nyakwigendera. Niki itegeko rivuga. Kandi murumva wa mubyeyi leta iza kwiyandikishaho imitungo yayiyanditseho wenyine. Kandi itegeko rivuga ko mu zungura habanza abana ba nyakwigendera, hagakurikiraho se na nyina ba nyakwigendera, hagakurikiraho abavandimwe ba nyakwigendera basangiye ababyeyi bombi, bavaho hagakurikiraho abavandimwe ba nyakwigendera basangiye umubyeyi umwe, bavaho hagakurikiraho ba sekuru na nyirakuru ba nyakwigendera, bavaho hagakurikiraho ba se wawe ba nyirasenge na ba nyirarume na ba nyina wabo ba nyakwigendera. Ndetse itegeko rikavuga ko buri rwego rw'abazungura ruzitira urundi mu rutonde rw'izungura. Ntabwo bashobora gutaruka ngo bave ku bana ba nyakwigendera ngo bajye ku bavandimwe ba nyakwigendera basangiye ababyeyi bombi. Ntabwo ariko bikorwa. Buri rutonde ruzitira urundi. Mushatse kuvuga ngo niba hari abahari bazitira abandi kuzungura. Kandi muri iki kirego, muri uru rubanza ukuntu bimeze, murabona ko ikibazo cyabayemo uyu mubyeyi, umugabo akimara kwitaba Imana, batabanye basezeranye imbere y'umurenge, yahise yandikishaho iyo mitungo. Kandi mu by'ukuri siko byagombaga gukorwa. Ukuntu byagombaga kugenda, yagombaga kwandikisha abana ku mutungo, kuri iyo mitungo ko ari abana babiri, umuhungu n'umukobwa, wenda nawe akishyiraho nk'umubyeyi ubahagarariye kuko bari bakiri bato. Ariko we iyo mitungo yayanditseho uko ari imirima 5 n'ishyamba rimwe ribamo n'inzu. Icyakurikiyeho ni iki rero? Icyakurikiyeho ni uko uwo mugore, uko imyaka yagiye irushaho kwiyongera, urumva yashatse undi mugabo, babyarana abandi bana, abo bana bakeneye kubaho. Wa mugore ya mitungo yiyandikishijeho mu buryo butemewe n'amategeko, yaragiye atangira kuyigurisha. Agurisha umurima umwe abona amafaranga, awukoresha ibyo ashaka. Agurisha undi murima abona amafaranga, awukoresha ibyo ashaka. Agurisha undi murima, amaze kugurisha nk'imirima igera kuri 3-4, nibwo abana bamenye ko data yasize imitungo, tukaba tubwira mama ngo adufashe, natwe tubonaho kuba, katadufasha. Byifashe bite? Kuko uwo mubyeyi wabo yari yarayigurishije, naho yabahaye kugira ngo bahabe, yababwiye ko ahabakodesheje, ko ahabatije. Kandi mu by'ukuri siko bikora. Itegeko rigena urutonde rw'abazungura. Urumva ntabwo babanye mu buryo bwemewe n'amategeko, ntibashakanye. Byari biri supposed ko abo bana aribo bazungura se wabo. Niko amategeko ateganya. Nibo bagombaga kuzungura se wabo. Igihe cyose hatabayeho izungura rikozwe, habayeho irage. Hari uburyo umwe mu bashyingiranywe cyangwa se hari uburyo umuntu yitaba Imana agakora inyandiko y'irage, akavuga ngo iyi mitungo runaka mfite
nyihaye kanaka, iyi mitungo runaka mfite nyihaye kanaka. Rero igihe hatabayeho iyo nyandiko y'irage, urutonde rw'abazungura uko ndubabwiye niko rukurikirana. Urumva uwo mubyeyi yagiye agurisha iyo mitungo, ayigurisha mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse na babandi bajyaga bajya kuyigurana nawe bararebaga bagasanga mu by'ukuri nta ngwate, nta birarane by'imisoro, by'amazi. Ariko ikibazo cyaje kuvukamo ni iki? Ba bana baje kumenya uburenganzira bwabo bamaze gukura, baravuga ko ese ko data yari afite imitungo ayitunze, akaba ari twe twagombaga kuyizungura, bikaba bitarabaye, ikaba yaragiye igurishwa, iyo mitungo yagiye he? Dukeneye kuzungura imitungo ya data, kandi mu by'ukuri itegeko ribehereza uburenganzira bwo kuzungura imitungo basigiwe n'ababyeyi babo. Niko itegeko rivuga, ubwo burenganzira uba bufite. Ushobora kwibaza ngo abo bantu baguze bakagura mu buryo bwemewe n'amategeko, bakagura ubwo butaka, ndetse barabuguze babuguranye n'uwo mugore, baba barabuguze mu buryo bwemewe n'amategeko? Urebye neza ubwo butaka babuguze mu buryo bukwiye, kuko baguze ubutaka bwanditse ku mazina y'umuntu runaka, basuzuma niba nta birarane, niba nta madeni, niba nta bibazo birimo. Bamaze gusuzuma ibyo byose, uwo muntu abahereza ubutaka, ndetse bakorana amasezerano ko abahaye ubutaka. Amasezerano yo kugurisha ubutaka ararangira. Ikibazo kirimo aho ngaho ni iki? Wa muntu waguze ubutaka yumva ko yabuguze mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko yakoze ikosa. Ntabwo yigeze agenzura ikintu kimwe cyatumye ntegura kino kiganiro nshaka ko mumenya, aricyo bita inkomoko y'ubutaka. Niba ugiye kugura n'umuntu ubutaka, ukwiye kwitondera ikintu bita inkomoko y'ubutaka. Ese ubwo butaka yabubonye mu zihe nzira? Ese ubwo butaka yabubonye mu buhe buryo? Iyo urebye ingingo ya 21 y'itegeko rigenga ubutaka, ivuga ku burenganzira bwo guhererekanya uburenganzira ku butaka, aho ivuga ko uburenganzira ku butaka bushobora guhererekanywa hagati y'abantu, aho ivuga ko ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka rikorwa binyuze muri ubu buryo bukurikira gusa. Igihe cyose ugiye kugura ubutaka n'umuntu ugasanga ntabwo ubwo butaka yabubonye muri ubu buryo, uzahita kwishwiriza uvuge ngo ubwo butaka sinshobora kubugura, kuko itegeko rivuga ko ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka rikorwa muri buno buryo, uko ari uburyo 10 gusa. Uburyo bwa mbere, izungura. Urebye kuri iriya kesi y'uriya mugore, yazunguye ubutaka? Ntabwo yazunguye, kuko ntabwo ari wagombaga kuzungura, hagombaga kuzungura abana be asangiye n'uriya mugabo, bagombaga kuzungurira imitungo. Impamvu ya kabiri, ese ubwo butaka yabubonye hakozwe impano? Uwo mugore ntabwo yabubonye habaye impano. Igihe cyose ugiye kugura ubutaka ugasanga nta zungura ryabayeho, ugasanga ntiyabubonye mu buryo bw'impano, ugasanga ntiyabubonye mu buryo bw'irage, ugasanga ntiyabubonye mu buryo bwo gukodeshwa, cyangwa se kugurishwa, cyangwa se iyatisha, cyangwa se ingurane, cyangwa se gutangwaho ingwate no gutizwa, cyangwa n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bwerekanya hakurikijwe uburyo n'inzira ziteganywa n'amategeko. Icyo gihe uzavuge ko uwo muntu uzitondera uwo muntu, kuko uwo muntu azaba agiye kuguteza ibibazo. Ushobora kwibaza muri iki kirego, muri iyi kesi bizagendera bite? Ba bantu baguze ubutaka, mbere bakabugura babugurishijwe n'uwo mugore, bizagenda bute? Amategeko ateganya iki? Igihe icyo kirego kigiye mu bucamanza cyangwa se kigiye mu rukiko, ntabwo umucamanza ashobora gutinya kuvuga ko urumva nibatanga ikirego, abo bana bagomba gutanga ikirego cyo gusaba guhabwa uburenganzira bwo kuzungura imitungo basigiwe na se wabo.
nibatanga icyo kirego kikagera mu rukiko, ntabwo umucamanza atitaye kuba ubutaka bwaragurishijwe, kuko bwaba bwaragurishijwe mu buryo butemewe n'amategeko, ntabwo ashobora gutindiganya kwemeza ko abo bana bahabwa uburenganzira bwo kuzungura imitungo y'iwabo, ndetse n'ubutaka bwaba bwaragurishijwe bukagaruzwa. Ukibaza ngo ese babandi bagurishijwe ubutaka bakabuhabwa, nibaramuka urukiko rutegetse ko babwamburwa bugahabwa abo bana, bizagenda bite? Bazaburekura babutange habaho kurangiza urubanza, babana bahabwa uburenganzira bwo kuzungura imitungo y'iwabo, nuko amategeko ateganya. Ikizaba gisigaye ni uko babandi bazasigara bari kurwana no kurega wa mama wabariye abana wagurishije ubutaka mu buryo adafitiye uburenganzira, mu buryo butemewe n'amategeko. Rero icyo nshaka kukubwira hano ni iki, wowe wahisemo gukurikira ibiganiro tuhereza bijyanye n'amategeko. Igihe cyose ugiye kugura ubutaka, ntugakangwe no kubona bwanditse ku mazina y'umuntu runaka. Ashobora kuba yarabwiyandikishijweho mu buryo bw'uburiganya, ashobora kuba yarabwiyandikishijweho mu buryo bw'amanyanga. Igihe cyose ugiye kugura ubutaka, itondera ikintu cyo kumenya inkomoko y'ubutaka, umenye ese uyu muntu ubutaka yabukuye hehe. Nk'uko nabibabwiye haruguru, nusanga ubu butaka atarabubonye mu buryo bw'izungura, mu buryo bw'impano, mu buryo bw'irage, mu buryo bw'ikodeshwa, mu buryo bw'igurishwa, mu buryo bw'iyatisha, mu buryo bw'ingurane, mu buryo bwo gutanga ingwate no gutizwa, ntuzemere kugura ubwo butaka, kuko nubugura uzaba wishuye muri risike. Nihagira umuntu uza gutambamira ubwo bugure, cyangwa se akaza gutesha agaciro ibyakozwe kubera ko byakozwe mu buryo butemewe n'amategeko, wowe uzaba waraguze ubwo butaka uzabihomberamo. Niyo mpamvu nkoze iki kiganiro kugira ngo mbaganize kuri bino bintu mubisobanukirwe, kuko birababaje. Ibibazo bijyanye n'ubutaka bigenda biba ibibazo bigenda bizana amayeri amwe menshi. Niyo mpamvu wowe muguzi ugiye kugura ubutaka, itondera inkomoko y'ubutaka, ubanze ubaze uwo muntu ese ubwo butaka yabubonye mu buhe buryo. Nakubwira ngo yaraburazwe, nakwereka inyandiko y'iragi. Umuntu warazwe ubutaka agomba kuba afite inyandiko y'iragi. Nakubwira ngo yarabukodeshejwe, azakwereke inyandiko y'ikodesha. Nakubwira ngo yarabuzunguye, hari uburyo izungurwa rikorwa mu buryo bw'irage cyangwa rigakorwa mu buryo busanzwe. Ikindi kintu n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye nabasobanurira. Ikindi kintu mugomba kumenya, igihe habayeho mugiye gukora n'amasezerano yo kugura ubutaka, please shaka umunyamategeko agufasha kugira ngo mukore amasezerano mazima yemewe n'amategeko. Hari abantu benshi usanga bakora amasezerano bakayatuzanira, ugasanga amasezerano yabo ntago ari valid, ugasanga ayo masezerano nta kintu kirimo, ugasanga ayo masezerano ntabwo yuzuye, ntibashizemo ese urubanza ruzarangirizwaho n'ibintu byinshi bijyanye n'amategeko. Niyo mpamvu umuntu ugiye gukora amasezerano akeneye umunyamategeko kugira ngo amugire inama, amubwire uburyo yakoramo aya masezerano mu buryo butazamuteza ingaruka, ku buryo nawe umuntu aramutse amuhemukiye bitamubera ibibazo. Nibyo ngibyo nagira ngo mbabwire. Nanone nongera kugushimira wowe wabanye natwe muri kino kiganiro, tukaba tugeze ku musozo. Nkaba mfite ibiganiro bigiye bitandukanye mbahereza bijyanye n'amategeko, byaba ibibazo bijyanye n'umuryango, impano, izungura, ubutaka, ubucuruzi n'umurimo. Ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndagusaba gukanda subscribe ndetse no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bya buri munsi tubahereza bijyanye n'amategeko. Reka ngushimire wowe wabanye natwe. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people
that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking.